reka mvugane nawe, hari ibintu abantu bagufungiranyemo, Imana irafunguye mu izina rya Yesu Kristo. Iyo minyururu irafungutse, ubwo burwayi ni iminyururu, Imana irafunguye mu izina rya Yesu. Hakira ubuzima, hakira ubuzima, hakira imibereho mizima, hakira imibereho mishya. Imana irafunguye iyo minyururu waboshywe, Imana irakubohoye. Abavandimwe barakuboshye, Imana irakubohoye. Inshuti ziragutanaza zirakuboha, Imana irakubohoye. Ko bukene bwarakuboshye, Imana irakubohoye. Reka mvugane nawe, urubyaro rwawe rwakuboha, ariko Imana irakubohoye. Mugabo yakuboha, Imana irakubohoye. Mugore yakuboha, Imana irakubohoye. Ngariko abitoro bari bagize umwete, umva ikintu bakoze. Ngabitoro bagira umwete wo gusenga, barasenga. Ntabwo bari bazi ko Herode yafashe umwanzuro wo gusohora Petero wari mu nzu y'imbohe ngo ajye kumwicisha. Ahubwo abitorero bagize umwete wo gusenga. Urimo urasenga ute? Muri iyi minsi urimo urasenga ute muroko? Muri iyi minsi urimo urasenga ute mu Kristo? Urimo urasenga ute muri iyi minsi? Aho ntabwo ubona mugenzi wageze mu bibazo ngayiwe ngo muveho ndamuretse. Muveho, genda, uri Yesu, genda, uri Kristo. Yesu arahari kugira ngo amukize, Yesu arahari kugira ngo amurokore. Ntabwo amagambo yawe yabuze Imana gukora, ntabwo gusabanya kwawe kwabuze Imana gukora, ntabwo kugenda umuvuga byabuze Imana gukora. Reka nkubaze, iyo woroye inkoko yawe ukajya kuyirya, hari umuntu ukuburanya ngo wariye inkoko yawe? Hari umuntu ukuburana ngakuburanye ngo kuki wariye inkoko yawe? Kuki Imana icyura umuntu wayo tugasiga twituka mu mitima yacu ng'Imana ngimucyuye gute? Nkwibutse ko waje wambaye ubusa, watangiye ugira urusoro mu nda ya mama wawe, wari ubizi wo? Twongeye kubasuhuza kandi nk'uko bisanzwe uyu munsi, kuko Imana yongeye kwemera ko tubana nanone mu ijambo ry'Imana mu butumwa bwayo bwiza. Mazina ni Revera Pastor Nshimiyimana Jean Baptiste. Ndabashimiye cyane rero mwe mudukurikira kandi tuzi ko mudukunda, natwe turabakunda mu izina rya Yesu Kristo. Ntihazagira umuntu ukubeshya kuri iyi si. Umuntu ashobora kuguha impano, ejo yarangiza akayigucyurira cyangwa se akanayikunyaga, ariko iyo Yesu yatanze aba yatanze. Yesu ntagira incyuro rero nk'uko abantu bagira incyuro, kandi Yesu ntagira menshi nk'uko abantu tugira menshi, ahubwo Yesu we arashoboye. Yesu icyo akora we ni ukomora ibikomere n'inguma twatewe n'abantu twiteye ubwacu, kandi ajya abasha gukoraho umuntu urubwa bamusize. Nawe rero birashoboka ko uyu munsi wa none hari ikintu cyagufasha kikakuzirika, ariko ndagira ngo nze kuganira uburyo uyu munsi ugiye kubohorwa ukarekuzwa iyo minyururu abantu bakubohesheje. Yesu ashimwe cyane. Rero reka dushime Imana yabyemeye ko uyu munsi tugiye kubana n'ubundi mu ijambo ry'Imana, cano yo n'abizerwa ba Yesu Kristo. Tunabashishikariza cyangwa tubasaba tubinginga kugira ngo mukore subscribe ndetse mukore like na share, kugira ngo tujye tubana mu biganiro bya byose biba biri kuri cano. Hakunda kuba hariho ijambo ry'Imana no guhimbaza cyane, ndetse n'ushaka wifuza gutanga ubuhamya yahamagara kuri nomero ziri kuri cano ya YouTube yitwa Bizerwa ba Yesu Kristo. N'uwaba afite ikindi gitekerezo cyangwa inyunganizi, nabwo izo nomero ziba ziri kandi zirakora cyane, turamwitaba. Yaba ashaka gusengerwa, yaba ashaka kutubaza ibyerekeranye n'ijambo ry'Imana bibiri hatumva neza, aho yaduhamagara tukamusobanurira cyane, kuko dufite ubumenyi kuri Bibiliya nubwo tutari intyoza zayo cyane, hari abandi bahanga, ariko byose hamwe bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ntago cano yacu rero ibiro kugira ngo isobanurire abantu ijambo ry'Imana, twiga ijambo ry'Imana, duhimbaza Imana, nawe uzi guhimbaza. Njya mbona hari uwanditse aravuga ngo murahimbaza bikanezeza, mbese musengere nababona hehe? Ariko nakubwira ngo uzahamagare kuri izo nomero, hanyuma uzayoborwa uhagere niba uzi guhimbaza Imana. Utanabizi nabyo ufite ishyaka, byose biriyegwa kuri isi, azagira umuntu kubeshya nta kitigwa.
ikintu cyose kiribwa kikigishwa ukakimenya, kandi nta nubwo turi n'abahanga mu guhimbaza, ariko turagerageza tukabyina uko dushoboye, ngira ngo mujya mutubona kandi muzakomeza kutubona mu gihe dutegereje kuza kwa Yesu Kristo, kuko aje vuba cyane gutwara itorero rye cyangwa se abitorero. Itorero mvuga ntabwo ari ryo sengeramo, kandi itorero mvuga ntabwo ari ryo sengeramo, ahubwo ndavuga itorero ry'Imana riri mu ibanga, kandi iryo torero ry'Imana riri mu ibanga nzikoreramo njye, nawe ukaba urimo ukunda Yesu Kristo kandi waramwakiriye nk'umwami n'umukiza ubugingo bwawe. Nkwibutse ni ubugingo, ntabwo ari umubiri. Haleluya! Ntabwo ari umubiri, ni ubugingo buduha kutazongera gupfa. Urupfu abantu bajya gushyingura mu irimbi bakarira bakavuza induru, kandi Imana icyuye umuntu wayo. Ese mbanze nkubaze ntarasenga ko dupfusha tukara tukavuza induru, kandi koko birakwiriye. Imana yaratubeshye mu masezerano. Reka nkubaze, iyo woroye inkoko yawe ukajya kuyirya, hari umuntu ukuburanya ngo wariye inkoko yawe? Hari umuntu ukuburana ngakuburanye ngo kuki wariye inkoko yawe? Kuki Imana icyura umuntu wayo tugasiga twituka mu mitima yacu ng'Imana ngimucyuye gute? Nkwibutse ko waje wambaye ubusa, watangiye uri urusoro mu nda ya mama wawe, wari ubiziho? Nanjye ntabwo nari mbizi. None Imana icyuye umuntu wayo ngo kubera iki? Ngimutwaye gute? Ngo yari afite amasezerano, ngo arafungitswe agiye kuba mu ijuru niba arakoreye Imana, pana kwirigurira arekera aho ngaho. Hangane nyine, ise niko imeze. Yesu najimwe cyane. Ntiwaroye urukwavu? Ntiwaruriye se? Hari umuntu wari kwishyurire ngo urire urukwavu rwawe? Izo nka mwirirwa murya, hari umuntu uzibabaza? Izo nkoko, izo hene mwamaze ukizitirwa zirira, ariko kuko ariya Imana nayo icyuye umuntu wayo. Tuzi uceceke, Yesu ashimwe cyane. Imana nicyura umuntu wayo, nyine akanya gato ko kubabara kabaho, kuko tutakaje umuntu, ariko twongeye tugire ibyiringiro yuko hari aho tuzamusanga. Uzaho nababara cyane, nzi ko uyu mwatamwakiriye, nzi ko atamenya Yesu, aha nababara, ariko niba yaramwakira akamenya Yesu, tuzashima Imana kuko imucyuye. Biravuga ngo dushime mu byiza, dushime no mu bibi. Yesu ashimwe cyane, kuko ntabwo twashyireho kubona ibyiza gusa, n'ibibi bigomba kutugeraho. Uzi impamvu bigomba kutugeraho? Umva kano kantu, turi ku isi. Isi turimo ntabwo ari paradizo, turi ku isi. Si turimo ntabwo ari ijuru, turi ku isi. Hanganire, turi gusoma ijambo ry'Imana. Turebe umugabo Petero ko byagenze. Ntiyabanye na Yesu, ntibagendanye, ntibirirwanaga, ntiyamubazaga amagambo menshi, ntiyari intoza mu magambo, ariko reka tuze turebe. Ariko aho byakunaniriye, umugabo witwa Yesu warahaye. Data ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, wongeye kubana natwe kandi mu ijambo ryawe Mwana. Ni kubw'ubutware bwawe n'ubushobozi Kristo, komeza kutuyobora no kuturinda, twambika imbaraga, tuteye gukiranuka no kwera imbuto Mwana. Maze ubwo uzaza gutwara umugeni wawe, guhamagara amazina y'abera, njyewe n'uyu uzumvira ijambo ryawe tuzakumve mu Mwami, maze ubaye natwe kandi utugeze iwawe mu ijuru. Kuri ya mazu meza wavuze, uravuga ngo ugiye kubategura ahanyu mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 12. Ubwo ugiye kubategura ahanyu nzagaruka mbajyane. Turakundiye ngo dutware Kristo nyir'ingabo. Ariko abo ijambo rikomeye uravuga ngo mbese umwana w'umuntu agaruka azakwizera kukiri mu isi. Kwizera kwatiye nibutse Mwana, twongerera kwizera abakiranutsi. Urakwenda gushimira mu izina rya Yesu. Amen. Kadusome nanone ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Haleluya. Ni igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Kubera iki cyiswe ibyakozwe n'intumwa? Ni ibyakozwe n'intumwa, byumvikane ngo harimo imirimo n'ibitangaza Imana yakoresheje izi ntumwa. Yesu ashimwe cyane. Ni ibyakozwe n'iki? N'intumwa. Ntabwo uyu munsi Imana yagukoresha, kandi nanjye Imana yankoresha, inshuti y'umusaraba. Reka twumve ijambo ry'Imana, ibice byaho 12, umurongo wa 6 turajya ku murongo wa 7 gusa, ntabwo turi butinde. Yesu Kristo duhana umugisha. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Herode araye ari bumusohore iryo joro, Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare babiri aboheshejwe iminyururu ibiri.
abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. 7. Nuko marayika w'umwami Imana ahagarara aho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu aramukangura ati, byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Mwakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Ndafashijwe kandi ndafashijwe inshuti z'umusaraba, ndafashijwe kubw'ijambo ry'Imana, ndafashijwe kubw'ubu butumwa. Icyampa nawe ugafashwa mu izina rya Yesu Kristo, koko ariyo Mana dusenga. Yesu nashimwe cyane. Abantu bajya bitiranya Yesu bakavuga ngo mbese Yesu ni Imana, ko ni Imana cyangwa ntago ari Imana. Ariko Tito yarabisobanuye ibice 2:13 yaravuze ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha ariyo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo, ariyo Mana yacu ikomeye n'umukiza iteka ryose. Yesu ashimwe cyane. Zamura Imana cyubahiro. Haleluya. Reka nkubwire rega, njye nabonye abantu bacitse amaboko ariko bakakizamura. Wowe uri muzima, nanjye ni muzima. Igishoro dufite n'uyu mubiri. Reka nkubwire inshuti, uziko ari abantu b'ibiragi. Urabyibuka neza, bafite ubumuga bwo kutavuga ariko bakagerageza guhimbaza Imana. Ariko njye ndi muzima ndavuga, nawe uravuga inshuti y'umusaraba. Reka nkubwire Lestile Bonstein Bola, umugabo y'ubu yaranditse andika ijambo rikomeye. Haravuga ngo rega haracyariho ibyiringiro. Birahari inshuti y'umusaraba, birahari ibyiringiro. Ngo haracyari ibyiringiro. Naho igiti cyatemwa ngo cyakongera kigashibuka, ngo cyaniyo cyumvisha amazi. Haleluya. Ngo naho imizi yacyo yaba yarasaze mu butaka, ngo cyongera kugira ibibabi by'ibitontoma nk'ibya mbere. Umva inshuti yawe, reka mvuga Imana ikora ibintu bitangaza. Nigeze mbabwira ngo nzababwira uburyo Imana yankijije irandinda. Kuko nari maze igihe kinini ngendera mu bapfumu, kuko nari maze igihe kinini barandoze nshakisha ubuzima, ariko ndashakisha abapfumu hirya no hino, ibintu biranga, barya amafaranga arashira nshuti. Ariko icyambabaje, umva ikintu cyambabaje, nageze kwa Yesu ntayo mfite. Nageze kwa Yesu ntayo mfite. Yesu aragiza ku buntu. Umva icyo Yesu gushaka ni ukwizera. Haleluya. Reka mvugane nawe. Bibiliya ivuze ngo iki? Biravuze ngo iryo joro ngo Herode araye ari bumusohore. Araye ari bumusohore. Araye ari bumusohore. Ngo Petero agenda yicwe. Ngariko abitoro bari bagize umwete. Umva ikintu bakoze. Ngabitoro bagira umwete wo gusenga. Barasenga. Ntabwo bari bazi ko Herode yafashe umwanzuro wo gusohora Petero wari mu nzu y'imbohe ngo ajye kumwicisha. Ahubwo abitorero bagize umwete wo gusenga. Uri murasenga ute? Muri iyi minsi uri murasenga ute muroko? Muri iyi minsi uri murasenga ute mu Kristo? Uri murasenga ute muri iyi minsi? Aho ntabwo ubona mugenzi wageze mu bibazo ngayiwe ngo muveho ndamuretse. Muveho, genda. Uri Yesu, genda. Uri Kristo. Yesu arahari kugira ngo amukize. Yesu arahari kugira ngo amurokore. Ntago amagambo yawe yabuze Imana gukora. Ntago gusabanya kwawe kwabuze Imana gukora. Ntago kugenda umuvuga byabuze Imana gukora. Ntago na kimwe kuri wowe cyabuze Imana gukora. Haleluya. Bibiliya yasobanurira ambwira ngo wicisha bugufi agakora ibyo gukiranuka ngo Imana iramwemera. Ariko umva ijambo ryiza, abicisha bugufi bagakora ibyo gukiranuka abo ngabo Imana irabemera. Zamura Imana cyubahiro. Niba wemerwa n'Imana muri iyi minsi, Yesu ashimwe. Reka ntago nkubwiye ngo wemerwe n'abantu, ahubwo reka wemerwe n'Imana. Uwo muntu usara kwemera kubera iki? Mureke avuge, mureke gusebye, mureke wowe kora iby'Imana ituma ikwemera. Nikwemera izakwemeza n'abo ngabo. Kandi se baguteza iminsi ntiwayirenze se? Cyagenda ntago waciyeho bakabona uratambutse, baciye bakubise agategeko kandi cyagenda bavuze ngo urapfuye bakabona ubayeho, cyagenda bavuze ngo ibyawe birarangiye bakabona urakomeje urugendo. N'ubukomeza rero waramwemeye Yesu, uramufite muri wowe, muragendana, murabana. Haleluya. Reka mvuga nawe,
ngo araye ari bumusohore, byumvikane byari mu gitondo, araye ari bumusohore. Ngo Petero yari aryamye, wibuke ukuntu ijambo ryatubwiye ngo hagati y'abasirikare ngo arindishijwe ndetse n'abohejejwe iminyururu, ngo abasirikare babiri, ngo Petero araryama arasinzira. Umva nshuti yanjye, uyu mugabo yarantangaje witwa Petero, mu kigeragezo gikomeye bamuziritse bamuboshye, ariko abona ibitotsi. Umva abantu bemeye Yesu, abona ibitotsi, hari mu kigeragezo aratuza, hari mu kigeragezo. Umva umugabo witwa Petero sha, abona ibitotsi kubw'imbaraga z'Imana, arisinzirira, avuga ati ni hahandi ntabwo Herode namucika. Mwibutse neza ko yaramaze iminsi yicishije umugabo witwa Yakobo inkota. Yesu ashimwe cyane. Petero narazura umurindiriye, nta butabazi yategereje, yabonye mwene wabo cyangwa se umuvandimwe bamwishe byarangiye, harangiye nawe ategeza gupfa, ariko arasinzira. Amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero, nta nubwo arondoreka. Yesu nashimwe cyane. Ariko Petero koko yari afite amahoro mu mutima, araryama arasinzira, kandi iminyururu iri muriho. Reka nkubwire nshuti y'umusaraba, uriya munyururu warajyanaga nshuti, sinzi niba wari wakwambika ipingu ngo urebe, ariko reka nkubwire ngo rirababaza kugenda bakukurura uziritswe wambaye ipingu sha, urumva ari ibintu byoroshye. Ariko Petero we yari aziritse amaguru, aziritse n'amaboko, bamuboshye. Ariko hari abitorero bafashe umwanya wo kumusengera, ariko urabona umuvandimwe wawe ntabwo ushaka kumusengera. Vanga wawa, reka nkubwire sha, wawa yihorera usenga Imana ishobora byose, isumba byose. Ukize mwene so kubwisengesho, kandi ubwo yapfuye wajya kurira, ariko ari mu kigeragezo ushaka kumusengera. Yapfuye wavuze induru, ariko mu gihe ushaka kumusengera. Reka nkubwire ngo muri iryo joro arari busohorwe. Umva igitangaza Imana yakoze. Natangiye nkubwira ngo Imana izitura iminyururu iri ku maboko yawe. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. ngo birangiye ngarangije araza amukoma mu mbavu. Yesu nashimwe. Amukoma hehe? Amukoma mu mbavu, aramubwira ngo byuka n'ingoga. Haleluya. Reka nkubwire, ahantu hari uryamye, abantu bazi ko bakuryamishije, ahantu bari bazi ko byawe byarangiye, ugiye kuhabyuka. Reka mvugane nawe nshuti ya Yesu. Ndumva Yesu akuzaniye umuntu w'umumaro ku buzima bwawe. Wahuye na benshi bagiye baguca intege, wahuye na benshi bagiye bakugambanira, wahuye na benshi nawe kazi urimo rega suko utagize abagambana, baragambanye ariko Imana ica inzira. Reka mvugane nawe, nubundi Imana ije kongera guca inzira ku buzima bwawe. Wabona gufungiranye, reka nkubwire, zamura Imana icyubahiro. Sura muri ijambo uvuga ngo Imana irambohoye kandi Imana irankinguriye. Yesu ashimwe cyane. Imana igikingura ngamukoma mu baramuvuga ngo byuka n'ingoga. Umva ijambo ryiza nshuti yanjye turigezeho. Ndumva ntabwo nkasirimba, ndumva ntabwo nkabyinira Imana, ndumva nahaguruka, harangije nkarahaguruka, byuka n'ingoga koko. Umva ijambo rikomeye, umva ijambo ryiza. Akimara guhana uyu muntu w'Imana, marayika w'Umwami Imana, ngarahaguruka, iminyururu yose irafunguka. Reka mvugane nawe, hari ibintu abantu bagufungiranyemo, Imana irafunguye mu izina rya Yesu Kristo. Iyo minyururu irafungutse. Ubwo burwayi ni iminyururu, Imana irafunguye mu izina rya Yesu. Hakira ubuzima, hakira ubuzima, hakira imibereho mizima, hakira imibereho mishya. Imana irafunguye. Iyo minyururu waboshywe, Imana irakubohoye. Abavandimwe barakuboshye, Imana irakubohoye. Inshuti ziragutanaza zirakuboha, Imana irakubohoye. Ko bukene bwarakuboshye, Imana irakubohoye. Reka mvugane nawe, urubyaro rwawe rwakuboha, ariko Imana irakubohoye. Mugabo yakuboha, Imana irakubohoye. Mugore yakuboha, Imana irakubohoye. Haleluya, haleluya. Ngo iminyururu imuvaho, igwa hasi. Nkwibutse yari aryamye hasi, aho yari aryamye birahindutse, hagiye iminyururu. Wibuke, ni umuntu ukomeye wamuziritse, umuntu ukomeye wamuzirikishije. Uribuka neza, ni umwami Herode, igihangange. Herode niwe wamuziritse,
ariko hejuru ya Herode hari imbaraga z'umugabo witwa Yesu. Hejuru ya Herode hari imbaraga zikora ibitangaza. Hejuru ya Herode hari imbaraga zo gusenga. Hejuru ya Herode, reka mvugane nawe wahuye n'aba Herode benshi, mugenda ba Herode, mu gusenga na ba Herode, warya muryamana ba Herode, wagenda ukagenda Herode kwibwira ko muri kumwe, kumbe ntigambanyi. Ariko reka mvugane nawe, hejuru y'ubugambane bwa Herode, hejuru y'ubugome bwa Herode hari imbaraga z'Imana zibasha kohereza marayika aho umuntu yari aryamye, marayika akamubyutsa, yarangiza akamuhagarika akema, iminyururu yari imurika gwa. Mwibutse ahantu wumvisha urufunguzo rwajemo, hari urwo wumvishemo, ijambo gusa ry'Imana, ijambo gusa, iminyururu ivaho. Reka mvugane nawe, iminyururu igomba kukuvaho mu izina rya Yesu. Nta rufunguzo rukenewe. Uzi urufunguzo ni ugusenga, uzi urufunguzo ni ukwinginga Imana, uzi urufunguzo ni ukwizuza, uzi urufunguzo ni ukwizera, uzi urufunguzo. Haleluya! Ngurwo urufunguzo. Nugera mu kigeragezo wipanika, ahubwo ibuka ko Imana ikura mu kigeragezo, wibuka ko Imana ishobora byose. Yesu ashimwe cyane. Mwibutse Petero ntiyiryamiye se aziritse, ariko urabura akawunga k'ijoro rimwe ukavuza induru. Petero yarimo kurya ahangaha cyangwa yari aziritse? Ariko reka nkubwire, kwizera kujya gukora igitangaza ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Iminyururu imupfaho, reka nkubwire ngo yarangije aramukurikira, baragendana, inzugi zirakinguka, bari barakinze, nawe Imana ije kugukingurira. Imana iguhaye ubundi buryo. Hari umuntu w'umumaro w'umugisha Imana ikoherereje, ni wakira ibitangaza by'Imana kandi wakire kubohoka mu izina rya Yesu. Ni wakire ubuzima bushya, ni wakire mu izina rya Yesu. Akira imbaraga, akira amavuta y'Umwami Imana, akira ibitangaza Imana igukoreye. Aya masaha reka mvugane nawe, humura, Imana irabihinduye. Niba hari umuntu mwegeye mubwenge Imana irabihinduye, niba ari ntawe navuga ngo Imana irabihinduye. Imana iguhindure n'ubwo buzima wari urimo, Imana iguhindure n'iyo mibereho wari urimo, Imana iguhindure ubwo bushomeri, Imana iguha akazi, Imana iguhindure wa mubyeyi we. Ndumva hari umubyeyi wabuze urubyaro, ariko Imana ihindure ubone urubyaro mu izina rya Yesu. Ndumva hari umuntu umaze iminsi ahangayitse, ariko Imana iguhe gutuza mu izina rya Yesu Kristo. Ndimo ndumva hari imbaraga z'Imana zije gukora muri iri jambo kugira ngo Imana ikubohore. Byari byarakuboshye ntabwo mbizi, ariko Imana ije kukubohora mu izina rya Yesu Kristo. Ariko hari we turi kumwe nabimenye, Imana yabisobanurira cyangwa nkureba. Yesu ashimwe cyane. Reka ntibazabeshye, Imana iravuga kandi Imana irakora. Niyo mpamvu isi yose irimo ishaka gucecekesha umwuka w'Imana, ariko ntabwo byashoboka itorero rigihari. Umwuka w'Imana bazavuga kandi bazahaguruka. Herode yarahagutse mu gihe gikomeye, aravuga ngo nje kurwanya abantu bafite umwuka w'Imana, nje kurwanya abantu bavuga iby'Imana. Ariko Imana ikora ibikomeye n'ibitangaza, agafunga Yesu, agafungura, agakubita Yesu, akadakomora inguma. Kavugane nawe, abantu baragukubise ariko Imana ije gukomora inguma, abantu baragukomerekeje ariko Imana ije gukiza ibyo bisebe, abantu bakwishe mu mutima ariko Imana ije gutanga umutima muzima, abantu bakubonye ngaho ntacyo ushoboye ariko Imana iguhaye ubushobozi. Haleluya! Kandi Yesu ashimwe cyane. Ndafashijwe kandi. Haleluya! Ngiye gufashwa kandi ntabwo bigora, nta nubwo bitinda. Ndumva mfite ibineza neza muri jyewe kubera uyu mugabo witwa Yesu Kristo. Reka mvuge ngo nawe amahoro y'Imana, ayo Imana itanga idatanga nk'ay'abantu, ariko Imana ayikunda n'ukuri kw'Imana. Imana itanga amahoro atameze nk'ay'abantu. Imana iguhaye amahoro, Imana iguhe buno butabazi, Imana iguhe intsinzi. Iyo minyururu bakubohesheje kuva mu izina rya Yesu Kristo, wakira ibitangaza by'Imana. Imbaraga z'Imana zibane nawe mu bigeragezo, imbaraga z'Imana zibane nawe mu makuba, imbaraga z'Imana zibane nawe aho uri hose. Reka nkubwire, waba ukomeye cyangwa woroheje, Imana iragukeneye. Kiranuka, Imana ikirire neza. Utabubona urugenda muri vewiti ukibwira ko ari ijuru. Oya, ntabwo ari ijuru, hari ijuru dutegereje. Iri juru nta handi riva. Rero mwibutse neza ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 3. Bibiliya avuga ngo ivuga ku bya Nikodemo, ngo hari umugabo umukuru w'Umufarisayo ngo yitwaga Nikodemo, ngo yasanze Yesu nijoro, ngo aramwegera, ngo aravuga ngo mwigisha, ngo tuzi ko wigisha neza kandi utishakira icyubahiro, ariko mbwira, umuntu yabyarwa kabiri akuze gute?
umva ingingo, yasubira mu nda ya nyina akabyarwa kandi akuze, aya mavi yakwinjira, uyu mutwe wakwinjira mu nda ya nyina? Yesu ngo aramwitegereza asanga uyu mugabo afite ingingo koko kandi yaramurengeraga. Ese koko wumvaga wowe wasubiramo mu nda ya mama wawe? Byakunda se? Ariko umva igisubizo. Yesu aramubwira ngo ni ukuri, ndakubwiye ko utabyawe n'amazi n'umwuka adashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Kuko ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka, ariko ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri. Emera ubikore nawe rata, emera nawe ubikore, ujye mu mazi menshi, umwakire. Yesu arakugira neza, Yesu arakwambika imbaraga, Yesu arakurwanirira. Navuga ngo ndashoje, Yesu aguha umugisha mwinshi. Suramo aya magambo, vuga ngo Mwami Yesu, guhera uyu munsi ndakijijwe, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Unyobore Mwami Mana Nyiringabo. Yesu, unyandukuye mu gitabo cyo kurimbuka, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Guhera uyu munsi mbaye icyaremwe gishya, mu izina rya Yesu Kristo ushoboze, uzageze wawe amahoro. Amen. Kadusenge. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye ku bavandimwe bagiye gukurikirana ijambo. Reka imbaraga zawe zibataheho kandi urusheho kubohora buri muntu wese no kumurwanirira kubw'imbaraga z'umwuka wera, umuhe gutsinza Mwami. Herode yakozwe n'isoni aramwaragurika. Reka nabo zumvira ijambo, nabo ibyibwira ko bigiye kubakoza isoni biba byo bikorwa n'isoni mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe zibarinde kandi zibabeho none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.